urugendo rw'abakinnyi b'ibyamamare ni inzira ikaze y'umugisha. Ikosa rimwe rishobora kuzana igihombo, izina ryabo rikangirika. Murakaze neza kuri Behind and on the Scene channel. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ukuntu abakinnyi b'ibyamamare nka Salomon Khan, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone ndetse n'abandi ikosa rimwe ryarangije ibyo bagezeho byose. Salomon Khan mu mwaka wa 2002 inkuru y'umukinnyi w'icyamamare Salomon Khan yari ihindutse abura gato. Muri uyu mwaka ubwo Salomon Khan yari avuye mu kabari yatwaye imodoka yasinze. Ibi byatumye agonga abantu batanu babaryanye ku mihanda ya Bombay, maze umwe muri abo batanu bagonzwe atakariza ubuzima. Iyi mpanuka ikijya ku karubanda, Salomon Khan abaturage baramwanze cyane ndetse ajyanwa no mu rukiko. Mu rukiko bamukatiye igihano cy'imyaka 5 ndetse bamuca n'amafaranga menshi. Iyi mpanuka yamwiciye izina kugeza naho filime yagomba gukinamo yitwa Bajrang Bhaijaan habuze gato ngo bayimwambure. Salomon Khan yirwanya avuga ko imodoka atari we yitwaye ahubwo ari umushoferi wari yitwaye, maze yivana mu ikosa ryari rigiye kwangiza kariyeri ye, arongera yisubiza igikundiro cy'abantu. Urukiko rumaze kubura ibimenyetso bimushinja, Salomon Khan yasohotse ari umwere, arongera ashyira imbaraga muri kariyeri ye, arongera bicyamamare nk'uko byaba bisanzwe. Gusa ikosa ryari mukozeho habuze gato. Jean-Claude Van Damme umunyabigwi mu mikino ngororamubiri ndetse no muri sinema, habuze gato ngo ibyo yagezeho byose abibure bitewe n'amahitamo mabi. Guhera mu mwaka w'1990 Jean-Claude Van Damme yatangiye kugaragaza imyitwarire itari myiza, irimo gukubita abadirector ndetse no gukererwa. Abantu bibaje ikibimutera, gusa nyuma y'igihe kitari gito baje kuvumbura ko Jean-Claude Van Damme akoresha amadolari agera ku 10,000 cy'umweru agura ibiyobyabwenge bya kokayine. Ibiyobyabwenge yarabikoresheje cyane bigiraho bimwagirita, akajya arwana n'abadirector ndetse akanakererwa. Ibi byamuteranyije n'amastudio menshi, maze filimi nyinshi yagombaga gukina ntiyazikina, bamusimbuza abandi. Ngiye kubwira filimi Jean-Claude Van Damme yagombaga gukina, ariko bitewe n'imyitwarire mibi bamusimbuza abandi. Yagira ngo mwabonye filimi yitwa Die Hard. Iyi filimi Jean-Claude Van Damme yagombaga kuyikina, gusa bitewe n'imyitwarire mibi byarangiye bamusimbuje Bruce Willis. Filimi yitwa Predator naho Jean-Claude yagombaga kuyikina, ariko imyitwarire mibi yatumye bamusimbuza Kevin Bacon. Filimi yitwa Matrix Jean-Claude Van Damme yagombaga kuyikina, ariko birangira bamusimbuje Keanu Reeves. Sizo zonyine ari gukinamo, ahubwo na Fast and Furious ari kuyikinamo, ariko imyitwarire mibi yamubujije amahirwe, kubera ko izi filimi zaramamaye cyane kandi zinjije amafaranga menshi. Amahitamo mabi yayishe kariyeri ya Jean-Claude Van Damme, gusa birokotse ari uko yemeye inama nzima yo kujya muri rehab. Nyuma yo kuva muri rehab, Jean-Claude Van Damme yakinnye filimi yitwa JCVD, cyangwa se mu magambo arambuye Jean-Claude Van Damme. Iyi filimi yavugaga ku buzima bwe, maze abantu bongera kumwiyumvamo baramukunda. Arnold Schwarzenegger uzwi cyane muri filimi yitwa Terminator, yagize ikibazo gikomeye cyane mu mwaka wa 2011. Muri uyu mwaka ibanga rye ry'uko yabyaranye n'umukozi we wo mu rugo ryagiye ahagaragara. Ibi byamuteranyije n'umugore we Maria Shriver ndetse binamwangiriza kariyeri. Nubwo yakomeje gukina filimi bigacamo, umugore we w'umunyapolitiki warahangirikiye bikomeye. Murabizi ko yagize kuba gavana wa California, ariko ibi byarangiriye aha kuko ntabwo bari kongera kumutora, bari bamutakarije icyizere. Nyuma yo kubona ingaruka iki gikorwa cyateje, Arnold Schwarzenegger yagiye mu itangazamakuru asaba imbabazi, agaragaza ko igikorwa kuko cyagize ingaruka mbi ku muryango we. Izi mbabazi yasabye zatumye abantu bongera kumugirira icyizere. Shah Rukh Khan umukinnyi w'icyamamare yagize ikibazo gikomeye ubwo yagaragara ku kibuga cya Winked. Shah Rukh Khan yashinjwe gukoresha amagambo mabi ubwo yasereraga n'abasekirite bashinja gufata abana be nabi.
iri kosa yakoze ryamwangirije izina ndetse rituma bamuhagarika kugera kuri iki kibuga imyaka 5. Shah Rukh Khan yaje gusaba imbabazi avuga ko kuba umupapa aribyo byamuteye kuvuga nabi atabigambiriye. Izi mbabazi yasabye zamugaruriye izina, abantu barongera baramukunda kuko babonye ko yicisha bugufi maze akomeza kuba umwami wa Bollywood. Sylvester Stallone abenshi mwamumenye nka Rambo. Kubera igitutu cyo gushaka gukomeza kugaragara nk'umusore kandi ari masaza, Sylvester Stallone byaje kurangira bamufungiye muri Australia. Bamufunze bamushinja kwinjiza mu buryo butemewe imisemburo ituma umuntu akomeza kugaragara nk'umusore, cyangwa se icyo twita human growth hormones mu ndimi z'amahanga. Stallone yemeye icyaha yishyura n'amande maze ahatana no kongera kwisubiza izina rye. Ndabashimiye mwese mwabashije gukurikira Behind and On Scene channel kuri uyu munsi. Ndabashishikariza gukora subscribe. Ni ikintu cyoroshye kuri mwe, gusa ni inkingi ikomeye kuri njyewe. Ciao ciao.